ngaya amabanga umugore adakwiye kubwira umugabo we nubwo baba babanye neza nubwo baba bameze gute aya mabanga yaceceke inshuti za Songera mumeze mute ndizera ko mumeze neza niba ari ubwa mbere ugere kuri YouTube ya Songera banza umpe subscribe ubundi rero ugaruke maze nkubwire amabanga udakwiye kubwira umugabo wawe nimba uri umugore kandi nawe niba uri umugabo aya mabanga ntukajye wabaza umugore wawe ntabwo ari byiza ikintu cya mbere udakwiye kubwira umugabo wawe rero ni ukumubwira amafaranga ufite kuri konti mu by'ukuri murabizi ko kubana ari ukwizerana no kuvugisha ukuri ariko burya jya ugira bimwe ubwira umugabo wawe n'ibindi wicecekera cyane cyane ku bakundana abakundana bo rero ntukagire ikintu umubwira ku bijyanye n'imitungo yawe ntukagire ikintu umubwira ku bijyanye n'amafaranga yawe amafaranga ni ayawe ntukajye uza ngo ngo ushiringa urabona ngo twakoze ibi ngo twije gutya umva vuga dukeya wicecekere kubera yuko numubwira ko ufite amafaranga hari inshingano azajya yirengagiza kandi arize ariwe wagakwiye kuzikora ariko ko wamubwiye ko ufite amafaranga ufite kubikora rero kubwira umugabo wawe ibyo bintu ushatse wakicecekera ukabyimenyera ikindi cya kabiri ni ukumubwira umubare w'abantu mwaryamanye aba ex bawe guys ahangaha urumva urugo rugashya ukumirwa rero nakubaza ngo ese waryamanye n'abantu bangana gute cyangwa ucecetse umva ibyo bintu ntukajye ubimbaza ntukajya namubwira ngo simbazi ujye umva ibyo bintu ntukabimbaze cyangwa se nabikubaza umubwire ati sheri ibyo bintu nibyo kuduteranya byihorere cyangwa se nimba z'umu ex wawe nakubaza niba mwararyamanye ujye wicecekera umubwire ati wenda se nyine urebe utuntu umubeshya ariko ntumubwize ukuri ngo umubwire ngo umu ex wawe ngo iki ibyo bintu bizagusenyera ikindi ni ibibazo biri muri famiye yawe mu by'ukuri murabizi ko muri famiye abantu bakunda kuba bafite ibibazo byinshi bitandukanye famiye zacu duhora dufite ibibazo n'iki n'iki kuza rero ukajya ubwira umugabo wawe ngo urabona ngo mama wacu buriya ngo uzi ko ngo yanyatse ibi n'ibi ngo uzi ko mama wacu buriya ngo akora gutya na gutya na gutya ngo uzi ko papa na mama buriya bimeze gutya na gutya ngo uzi ko umva ibyo bintu bituma rwose ntabwo ari byiza urumva ikindi ni ukumubwira ubukene bw'iwanyu ubuzima bubi wanyuzemo cyangwa ubuzima bubi iwanyu mwanyuzemo ibi bintu ntabwo ari byiza iyi mpamvu atari byiza impamvu atari byiza nta yindi ni uko iyo mushwanye mugize akantu mupfa bya bintu arabigucyurira nako iwanyu mwari mukennye ibi si iwanyu warabibonaga ugasanga mupfuye akantu gato pe karaho ntacyo gatwaye ni akantu mwakemura ariko akagucyurira iyo abigucyuriye rero nawe birakubabaza ku buryo nyine ushobora gushiduka mwatandukanye urumva nyine impamvu ibi bintu udakwiye kubivuga ni uko ntabwo ari byiza bituma umuntu nyine iyo mushwanye agucyurira ibi bintu ikindi ni ukumubwira inenge wiyiziho cyangwa se yanenge nawe ubwawe igutera ubwoba ibi ntabwo ari byiza nimba mfite wenda iminwa minini nkajya kubwira ngo ntabwo nkunda iminwa yanjye ikintu kiri kuvuga iyo mushwanye cyangwa se ukajya kumubwira wenda ngo mfite inda nini ngo nyine ukamugaragariza insecure zawe iyo mushwanye gato umva ahita agenda akagutunganya bya bintu akabigucyurira ku buryo wicara ukibaza se uriya niwe mugabo wanjye ukumva ukicuza impamvu wabimubwiye ikindi ni ukumubwira amabanga y'inshuti zawe inshuti zawe menya amabanga y'inshuti zawe uyabike nubwo biba byiza wenda kuganira n'umugabo wawe muganiriza ibindi ariko wakibaza ngo reka mbaye nk'urugero hari umugore n'umugabo bafite inshuti zanjye anigeze nganiriza umugore icyo yamubwira agastori ka boyfriend wanjye noneho rimwe twicaye n'abasuye ye kumva numva umugabo we avuze ko agastori kanjye oh my god yibaza ari wowe waganirije umugabo wawe akantu wenda se umugabo wewe wenda azi ko nta n'ikibazo noneho muri kumwe n'umugabo wawe uri mu nshuti zawe ujya kumva agize ute avuze bya bintu byawe mu by'ukuri ibi bintu nta kindi bigusigira wumva nyine uwo muntu yababara bikaba byanaguteranya n'inshuti ibi bintu si byiza ikindi udakwiye kubwira umugabo wawe ni ukumubwira inenge mbi umubonaho cyangwa se ikintu kibi ubona afite kubwira umugabo wawe wenda ngo se ngo urabona wenda se ngo ntabwo ngo wakoze ibaba ngo ibi bintu kubwira umugabo wawe uba uri kwikururira gusenya urumva ntabwo ari byiza kubwira umugabo nyine ari ikintu kiri fizikali cyatuma urugo rutagenda neza ushobora kubimuganiza ariko kugenda ukamubwira ngo urabona ngo ntabwo wakoze ibaba ngo ntabwo wagize ute cyangwa se mwaba muri nko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina
ukajya kumubwira ngo ibi ntabwo uzi kubikora, umva umugabo wawe atangira kwibaza ngo ahubwo wowe wabimenyeye he, wabimenye ute, ukaba wakikururira iki gusenya. Rero kugereranya umugabo wawe n'abandi byoho ni amakosa, aya ni amakosa akomeye, ko wamubwira ngo runaka ngo nyine iyo ugereranya umugabo wawe n'abandi uba uri kwikururira kugira ute gusenya. Rekeraho kubivuga rero. Ikindi ni ukumubwira amakosa yawe yahise wakoze mutari mwabana cyangwa se mugitangira gukundana. Ushobora kuba wakaza ukamubwira ngo burya cyagiye dutangira gukundana ngo nari mfite n'abandi babiri dukundana, ngo cyagiye dutangira gukundana ngo ngwe ukabimubwira ubona mwasetse mwishimye. Yesu we aha ibi ngibi byo noneho bizagukora. Rero mbibutse yuko ari Sonjera mukobwa wanyu, ibyo nababwiraga ni ibintu udakwiye kubwira umugabo wawe. Mbibutsa ko udakwiye kumubwira hahise hawe, ntukwiye kumubwira amateka mabi y'umuryango wawe aho wavuye, ntukwiye kumugereranya n'abandi, ntukwiye kumubwira ikintu kibi wibonaho mu buzima, ntukwiye kumubwira amabanga y'inshuti zawe, ntukwiye kumubwira ibyo wakoze mu rukundo rwanyu mutari mwabana. Bya bindi ngo we listen we don't judge, ibyo bintu rwose nujya gukina ku gakino uzagire. Ikindi no kumubwiza ukuri ku kintu wamubeshye kimaze igihe kinini. Niba waramubeshye ikintu pe ukabona ko kimubwiye cyasenya urugo rwanyu, ngende umva wakicecekera, ari ngiye nakicecekera. Kako mureke mbabwire inkuru. Hari umugore wari ufite umugabo twari duturanye, noneho ubwo umugore barabanye n'umugabo byararangiye, ibintu byaranarangiye, bari barishingiye cyakoze ntibari barakoze ubukwe. Noneho kera kabaye, ariko mbere yuko babana umugore yari afite undi mukunzi, ni kwa kundi inshuti yawe gupapuro, uwo mugabo yari yaramupapuye inshuti ye. Noneho bari kuganira, icyo gihe benda kubana, umugore yagiye guhura n'umu ex we bakora sex. Noneho nyine ntiyabibwira umugabo, umva bagira ubwo babana. Noneho rimwe bicaye basetse, hari n'ukuntu umugabo ashobora kugujijisha ari kugira ngo akumve, ukabona araje arakubwira ati wenda njyewe naryamanye na runaka, naryamanye n'inshuti yawe, ari kugira ngo akumve. Umugore nyine umugabo aramujisha nawe ahita kumva, gusa ko cyagiye tugitangira gukundana naguciye inyuma nkaryamana na runaka. Umugabo abitekereza aravuga ati yanciye inyuma burya, ndagira ngo abwize ko ubu ngubu mwabukwe n'undi urugo rwarasenyutse, sinabona ibyo ushaka. Oya, icecekere rero, ujye ugira utubanga uceceka, ibintu by'amafaranga yawe ubiceceke, ibintu byose ubona ko bitari ngombwa. Ibyo noneho kumubwira umusore mwaryamanye ni bibi cyane, kumubwira umuntu wakudevirije. Urabizi dukunda gutekereza ko umuntu wakudevirije nyine umukunde cyane, uwo muntu biba biri too much. Kumubwira umuntu wakudevirije akagutwara ubusugi utuma uzwi uyu mweretse umuntu mwaryamanye, nubwo yababona ari umukiriya wawe cyangwa se mukorana business cyangwa munari kumwe, iyo babonye atatekereza ati buriya ntibagiye kongera. Rero ngaho ujya kuri TikTok yanyu Sonjera, ikindi kandi ume subscribe hano. Murakoze cyane, thank you.